Kuri uyu munsi wa none ku itariki 21 Mutarama 2026 DJ Toxic yongerewe iminsi 30 y'igifungo y'agateganyo mu gihe iburanishwa rye ritarajya ku murongo mu gihe hari ibintu bitarakemukamo cyangwa se bitarajya ku murongo. DJ Toxic ukurikiranyweho ibyaha birenga 3 birimo gutwara yasinze cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge, kugerageza gutoroka inzego z'ubutabera ndetse no kwica umuntu cyangwa se kwivugana umuntu. Ibi byaha birenga 3 byose bimuhamye ashobwanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 25. DJ Toxic wemera icyaha ndetse akaba abyemeye byabaye byose. Byagaragaye ko cyangwa se bimwe mu bintu biranga amategeko ahana ibyaha mu Rwanda bigaragaza yuko cyangwa se bivuga yuko iyo ngingo ivuga yuko umuntu wese ugerageje gukora icyaha nyuma akacyemera akorerwa inyoroshya cyaha cyangwa se agabanyirizwa ibihano. DJ Toxic rero mu minsi yashize wakoze impanuka avuye ku kazi mu masaha ya nijoro akagonga umupolisi ndetse agahita yitaba Imana. Uwo mupolisi DJ Toxic waze kuba ahunga aza gufatirwa mu karere ka Karongi ari kugerageza guhunga, yatumye yongererwa ibihano ndetse afungwa by'agateganyo. Rero iburanishwa rye rimaze iminsi riba hanyuma rigasubikwa biturutse ku mpamvu runaka zirimo kuba hari bitarajya ku murongo mu iburanishwa ryiwe.